Ndagushuhuje wowe duhora tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni inkunga ikomeye cyane gufata umwanya ukadukurikira, tukanashimira by'umwihariko abantu mwakanze subscribe. Ni inkunga ikomeye cyane yo kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro bibubaka umunsi ku munsi kandi bibafasha kuba mwagera ku byo mwifuza. Rero gukanda subscribe, nawe ukiri mushya wayikanda kugira ngo nawe hatazagira ikigucika, ibiganiro byose bijye bikugeraho kandi bikugeraho ku gihe. Muri aka kanya rero tugiye kureba ibintu bishobora kuba byagufasha kwigirira icyizere, kumva ko wifitiye confidence aho ugeze hose, yaba mu bantu cyangwa se ahandi hantu hose uri, ukumva ko wifitiye icyizere. Icyizere nicyo cya mbere gituma umuntu agera ku ntsinzi ye, nicyo gituma umuntu intego yihaye ayigeraho kandi byoroshye. Iyo umuntu acika intege hari igihe usanga kuba yagera ku cyo yifuza byanga. Niyo mpamvu rero nabazaniye inama zabafasha kugira ngo mubashe kuba mwakiyubakira icyizere mu buzima bwanyu. Icya mbere, jya witoza kuba wavugira mu ruhame, witoze kuba wagirana ibiganiro n'abandi bantu. Ibyo bizagufasha kwiyubakira icyizere muri rubanda, ndetse n'abakubona bose babone ko wifitiye icyizere mu byo ukora. Batangire bakugire icyizere. Nibakugira icyizere bizagufasha kuba n'ibyo ugiye gukora bigenda neza, kubera ko abantu bazaba bagufitiye icyizere ko ibyo ubikora ufite self confidence, wifitiye icyizere muri make. Icyo rero ni ikintu cy'ingenzi mugomba kwitaho cyane. Icya kabiri, jya wumva ko gukora amakosa ari ibisanzwe. Wumve ko nta muntu ukora ikintu 100%. Wumve ko nta muntu ukora ikintu uko acyifuza. Jya wumva ko niba ikosa ribayeho, ibyo ngibyo ari ibintu bibaho, buri wese akora ikosa mu buzima, nta muntu ukora ikintu kiri perfect. Niyo mpamvu rero utagomba kumva ko niba wakoze ikosa ari ikibazo gikomeye cyane. Jya ugerageza, niba wakoze ikosa ahubwo ugerageze kurikosora, aho kugira ngo wumve ko ari ikibazo gikomeye ugerageze gukosora iryo kosa wakoze. Ibintu bizagenda neza cyane uko ubyifuza. Icya gatatu, iga kubaza no gusubiza ibibazo. Ushobora kuba uri umunyeshuri cyangwa se witabira izindi meeting zitandukanye, uba ugomba kwiga kubaza no kuba wasubiza ibibazo. Niba hari ikibazo babajije, jya uba uwa mbere kugira ngo ube mu baragisubiza aba mbere. Ibyo bizakuzamurira icyizere, wumve ko rwose ukomeye muri byose. Aho utumva jya ubaza, ubaze mugenzi wawe cyangwa se uhaguruke ubaze muri rusange. Ibyo bizagufasha kuba wakigira icyizere ndetse ukumva ukomeye muri byose. Rero icyo kintu ugomba kukizirikana. Icya kane, jya wambara neza nk'igihe ugiye guhagarara imbere y'abantu cyangwa se hari indi meeting ugiyemo. Wambare neza ku buryo nta muntu urakureba ngo akunyuzemo ijisho. Niwambara nabi bakakunyuzamo ijisho, buriya bazatangira no gucika intege mu byo uvuga, ahubwo barebe uko umeze aho kugira ngo bumve ibyo uvuga. Rero ni byiza kwitondera ako kantu ko kwambara neza kugira ngo kazagufashe kuba wapafominga neza. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, jya umenya ko buri wese mu buzima agira intege nke. Ntukumve ko niba uri kwiyumvamo intege nke ari wowe gusa ufite izo ntege nke. Abantu benshi mu buzima bagira intege nke. Buri wese aba afite ahantu afite intege nke. Mu buzima nta muntu utagira intege nke, ahubwo icy'ingenzi aba ari ukumenya uko izo ntege nke ushobora kuba wazirwanya kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Rero ntukumve ko niba ufite intege nke ibyo ari byo byagutera ikibazo cyo kugira ngo ureke gahunda zawe cyangwa se uhagarare kuba wakomeza umugambi wawe. Ibyo byagutera ikibazo gikomeye cyane. Uba ugomba kumva ko ugomba gukora izo ntege nke ukazirwanya kugira ngo ubashe kuba wagera ku ntego yawe. Ndagushimiye wowe wanteze amatwi
niba wakunze ikiganiro ukande subscribe, kandi niba ari icyo cyagufashije wakandika na comment, ugakanda like, kandi hari icyo ubona wadufasha kutugiraho inama cyangwa se watwungura igitekerezo, nacyo wakandika muri comment, turabisoma cyane. Ni Marembo TV, tuzasubira ubutaha. Bye bye.